Ibihe byiza mukundwa wa Yesu Kristo. Ni kuwa kane tariki ya 16 ukwezi kwa gatatu 2023, umunsi wa 75 w'umwaka. Intambwe nsha. Icyo ngukoreye n'iki giciro cyinshi kandi ni cyiza kuruta ibya mbere byose. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo w'10. Haramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko weho washyinguye inziza abarizo uherutsa. Nshuti yanjye, Imana irakomeye kandi iragukunda. Niyo mpamvu iki kintu gikoze. Ibyo wabonye mbere byari birimo rwaserera nyinshi, ndetse ni nayo mpamvu warukiri mu mubabaro gutya, havaho kamwe haza kandi bitagenda neza. Ariko Imana kubera ari nziza, ikikoze bundi bushya ni cyiza, ni cy'agaciro, ni cy'umugisha, kiraboneye, kiratunganye, kirimo ubwiza budasanzwe, kandi ni cyiza kuruta bimwe byabanje. Imana iguhaye guseka, kunezerwa, kumwenyura, kubohoka kurenza uko byagenze mbere, kuko ari Imana y'amahoro. Mana urakoze kubwo kugira neza mwene data. Mukorera igishya gitandukanye n'ibya kera. Amarira yaramazemo iminsi uyamuhoze burundu, umusetse birambye mu izina rya Yesu Kristo.